humura, Uwiteka ari kukuremera ubuhamya buzakugeza aho yagusezeranije. Amen. Iyo uhawe isezerano hari igihe Satani nakurwanya, tuzajya tumenya ubwenge. Rero icyo nashaka kuvuga ni uko nyine muri iryo sezerano hari igihe uhura n'ibibazo, hari igihe uhura n'intambara, hari igihe uhura n'ibigeragezo byinshi, ariko ibyo byose unyuramo bisaba kwihangana. Haleluya, haleluya. Amen. Turashimira Imana yuko yaturinze namwe ikabarinda, twongeye kugaruka kugira ngo twe nk'umuryango wacu tubasangije ijambo ry'Imana riri kudufasha. Ni karibu, twatangira dusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri iyi gahunda. Ni karibu. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana nziza. Tugushimiye ko wabanye natwe kandi ko waturinze mu cyumweru gitambutse. Tugeze muri ka kanya dusangira ijambo ryawe, reka tukurize dutunganye, tubonereze kugabura ibyanditswe, kandi mwami Imana yacu icyo wagambiriye ko ariko mu mitima yacu n'ubwoko bwawe budukurikiye gikorwe. Dushimiye ko wabanye natwe, turinde kirwa yose mu izina rya Yesu. Wabanye natwe muri gahunda yose mwami Imana yacu, gahunda yose turayikuragije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nk'uko bisanzwe turakoresha umwanya muto kugira ngo tubagezeho ibiri kudufasha. Twakakira Sheri akatugezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu. Ni karibu. Haleluya. Amen. Twongeye gushima Imana ko tubashije kubona umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo gusangira ijambo ry'Imana. Ni umugisha dufite wo kubasha kuvugira Imana kandi tuyivugira ihari turi kumwe. Imana rero ishimwe. Uyu munsi rero cyangwa se n'umwanya ku mutima wacu Imana yashyizeho ijambo rivuga ngo humura, Uwiteka ari kukuremera ubuhamya buzakugeza aho yagusezeranije. Amen. Ushobora kuba uri mu buzima bukugoye kandi ufite amasezerano y'ibintu byiza Imana izagukorera, yarakubwiye kenshi ari kukuganisha, ariko uyu mwanya hamwe no gusoma ijambo ry'Imana twashatse kukubwira ngo humura, ibyo uri gucamo cyangwa se ubuzima uri bubona urimo busa n'ubutakoroheye, Imana iri kukuremera ubuhamya buzakugeza aho yagusezeranije. Amen. Tugiye gusoma imirongo mike muri Bibiliya, tuvugeho gakeya, tuganireho gakeya, ubundi dusenga Imana. Turasoma hambere ni mu Itangiriro igice cya 40 umurongo wa 8, aravuga ngo baramusubiza bati nuko twarose inzozi kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati gusobanura si uko Imana se? Ndabingize ni muzindotorere. 12 aravuga ngo Yosefu aramubwira ati uku niko zisobanurwa, ya mashami 3 ni iminsi 3. 13 aravuga ngo iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura ashyire umutwe wawe hejuru agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino. Ngiye gusoma ahandi hantu hamwe hanyuma. Samweli igitabo cya mbere 16 umurongo wa 11 aravuga ngo Samweli abaza Isaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Isaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Amen. Haleluya. Amen. Nashatse kuvuga rero twashatse kubaganiriza ku nkuru z'abantu babiri. Iya mbere ni ya Yosefu, indi ni ya Dawidi. Yosefu aciye mu buzima bwinshi turabuzi. Nyuma y'uko arose inzozi bene se bakamugirira ishyari, Imana imwereka ko izamugeza ahantu heza cyangwa se izamuzamura. Bamuta mu rwobo, ajya kuba imbata cyangwa se ajya kuba umukozi wo mu rugo, ava yajya muri gereza. Muri gereza niho twasomye rero ngo abagabo bari bafunganye babiri bahoze bakora ibwami, ngo bari barose inzozi abona barihebye, arabegera arababaza ati kuki ko mubabaye, byagenze bite? Baramubwira ati nuko twarose inzozi ariko akaba nta muntu ubasha kuzidusobanurira. arangije Yosefu arasubiza ngo Imana si isobanura inzozi se? Gusobanura si ukwayo? Ndabingize no kuba bamubwira inzozi barose, arangije arazibasobanurira. Ntabwo Imana yakuretse. Hari umuntu utekereza ati ubanza Imana yarambeshye cyangwa se ubanza yaranditse. Hakaba nunabaza Imana ngo kuki wabyemenye, kuki wemeye ibi bimbaho,
ariko mu by'ukuri si uko Imana yakuretse, ahubwo irimo irakuremera bwa buhamya twakubwiye buzakugeza mu cy'Imana cyangwa se mu by'Imana gusezeranije. Aza no kubwira uwasobanura inzozi, wari warose inzozi nziza, aramubwira ati nugera bizanyibuka uzamvugire ku mwami, ariko agezeyo nyine aribagirwa. Gusa nyuma igihe kigeze aza kubwira umwami nawe yarose ko hari umuntu w'Imana ubasha kurotora inzozi. Nuko Yosefu yageze ibwami. Icyo nashatse kuvuga aha ngaha ni iki rero: ubuzima Yosefu yaciyemo bwo mu rwobo, kuba imbata, gufungwa, Imana ari kumuremera ubuhamya buzamugeza ibwami. Iyo adafungwa ngo ahure n'aba bagabo barose inzozi azisobanure, bityo Farawo nawe narota bazamuhe referanse y'uwabasobanurira inzozi, cyangwa se bazamurangira basobanurira inzozi ari we Yosefu wari uri muri gereza, ntabwo Yosefu aba yarageze ibwami nga birasezerano Imana yari yaramuhaye risohore. Rero wasanga nawe ubuzima urimo butakoroheye, ahari ari uko Imana igira ngo ikuremera ubuhamya buzatuma ugera ibwami cyangwa se usohora ku masezerano Imana yagusezeranije. Amen. Kurotora inzozi kwa Yosefu muri gereza kwamuremeye ubuhamya bwatanzwe n'undi muntu utari nawe ari ibwami, ari umuhereza, bituma Yosefu agera ibwami ahita aba na premier ministre. Reka tumureke tujye kuri Dawidi. Dawidi Samweli yari yagiye kwimika umwami kwa Yesaya. Nuko twasomye buryo nyine Yesaya yavuze ngo abana be bose bamubaje ati abana bawe bose naba, undi ati hari naba ngaba, ariko hari n'umuherezi wagiye kuragira intama. Dawidi kuba mu ishyamba aragira intama, akarwana n'idubu, akarwana n'intare, byamuremeye ubuhamya bwatumye abasha kubwira Sawuli amateka n'ubuhamya n'ibyo yaciyemo agiye kurwana na Goliyati. Bituma ubwo buhamya butuma Sawuli amugirira icyizere, yemera ko ajya guhangana na Goliyati, bituma anesha, bituma Dawidi nyine ahindurirwa amateka, biza no kurangira abaye umwami. Rero muri makeya ntavuze byinshi, ngira ngo umwuka w'Imana arakomeza kubasobanurira, ariko n'ibintu byumvikana. Ubuzima urimo butakoroheye, Imana iri kukuremera ubuhamya buzatuma ugera ku by'Imana yagusezeranije. Ntabwo Imana isezeranya umuntu ibintu byiza ngo bite bisohora, ahubwo hagati y'uko iby'Imana ikubwiye n'uko bisohora, hagati hacamo kukuremera ubuhamya, hagati hacamo kukubaka no kuguha imbaraga n'ubutware bwo kuzatuma uhagarara mu by'Imana yagusezeranije neza, udahungabanywa n'umuyaga. N'umusirikare kugira ngo abe umukomando cyangwa se abe undi muntu ukomeye, abe wa muntu urindwa n'aba bodyguard n'icyo abe yubashwe, aca mu bintu bigoye bikomeye cyane, kandi atangira nyine afite muri we afite isezerano cyangwa se afite kwizera ko azaba ukomeye, akagira rank runaka. Rero Imana iduhana umugisha, na sheri yagiye kinavugaho ko ibyo Imana imuyobora, hanyuma tugasenga tugasaba Imana nyine gukomera mu ibyo bihe bitoroshye umuntu aba arimo, byo kumutoza. Nta muntu uryoherwa n'ibigeragezo cyangwa se n'ubuzima butoroshye. Turi mu isi rero biba bigoye. Iyo Imana iguhaye gusiga isezerano ryiza, kenshi hahita hazamo intambara, hahita hazamo ibintu bitoroshye, ariko twakubwiraga ngo ntabwo Imana yakuretse. Hari umuntu utekereza ati ubanza Imana yarambeshye, cyangwa se ubanza yarandetse. Hakaba n'unabaza Imana ngo kuki wabyemeye, kuki wemeye ko ibi bimbaho, ariko mu by'ukuri si uko Imana yakuretse, ahubwo irimo irakuremera bwa buhamya twakubwiye buzakugeza mu cy'Imana cyangwa se mu by'Imana gusezeranije. Reka na sheri nawe umeze, hanyuma dusenge. Alleluia. Amen. Sheri Imana imuhe umugisha. Iyo uhawe isezerano hari igihe Satani nakurwanya, tuzajya tumenya ubwenge. Rero icyo nashaka kuvuga ni uko nyine muri iryo sezerano hari igihe uhura n'ibibazo, hari igihe uhura n'intambara, hari igihe uhura n'ibigeragezo byinshi, ariko ibyo byose unyuramo bisaba kwihangana. Icya mbere cyo ni ukwiye kwivovotera Imana, uvuga ati Imana yarakubeshye, cyangwa uvuga ngo Imana ntabwo ishoboye. Buriya gutinda kwayo nibwo bumana bw'Imana. Ntabwo twaburanye Imana mu byo dutekerezaho. Ibyo tugambirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Imana iduhe imbaraga zo gushobora kwitwara neza mu bigeragezo tunyuramo, kugira ngo isezerano ryacu rizasohore. Rero icyo navuga ni ukugira ngo tuzaze twitwara neza, dukurikize iby'Imana yatubwiye, cyangwa dukurikize amategeko y'Imana, kugira ngo tuzagere ku isezerano yatubwiye.
Imana idufashe kandi iduhe kugenda neza muri uru rugendo. Ntabwo biba byoroshye, ariko Imana iduhe imbaraga zo gukurikiza ibyo yatubwiye kugira ngo tutazahura no kudasohora kw'amasezerano yacu bitewe n'uko twitwaye. Imana yo mu ijuru itugirire neza, twasenga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kandi nuko Imana akomeze kugenda arushaho gusobanura ijambo birenzeho, kuko twebwe ntabwo turi abahanga, kandi bizere Imana. Turanagushimira ko ukomeza kugenda ukurikira ijambo ry'Imana, uyu mwanya ufata ari ubusa, kandi Imana izagenda irushaho kuguha umugisha no kukunguka byinshi bizagufasha mu rugendo no mu buzima bwa buri munsi buba butoroshye. Shimwe Imana kuko ubanye natwe, ushishikariza kutugirira neza, ukomeze kuvomerera imbuto ibibwe, kandi ibashe nayo kwera izindi mbuto nyinshi zikwire mu isi yose, natwe dukomeze kubakwa kandi turusheho gusobanukirwa. Bana natwe muri byose, ukomeze gukora icyo utumye ijambo ryawe muri twebwe n'abadukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.